with King Cool, my blood. Tubabona dusamana. Natani yahura. Ibaze nsakuriya ndagasa. N'umwami w'amaslenge. Wagwan guys, wagwan people, reka nongere mbasuhuze cyane nongeye kukwibutsa ikintu kimwe gusa, kora subscribe, like na comment aho hasi kugira ngo ujye uba mu bambere babona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. My name is Professor, one more time kuri Olenga TV. Uyu munsi na kwegereje cyangwa se njye kwegereza producer uri gukora imizigo ya hatari mu mujyi wa Kigali. Twamusanze muri studio imeze neza cyane, buraraza kuba ayitubwira ifite grife za hatari n'iki turaza kugenda tubigaruka muri rusange. Reka kwanza tubanze tumuhe ikaze kuri mic za Olenga TV, hanyuma tugende dutera stories zitandukanye. Anaitwa nani? Reka kwanza abibwire. Yo, imagination on the beat, man. Yo, imagination amakuru yawe. Shani fresh cyane kabisa musaza, ni neza cyane kabisa muri no minsi tu muri Black Milk. Yeah, muri Black Milk. Ubundi wajya bavuga ngo ni genyero, ngo ni hood n'iki slang zi minsi, we ni yes slang ikunda gukoresha cyane. Ubu ngo slang ifite muri no minsi semba ngo se waruhari. Nawe waruhari? Sinari mpari. Nakubonye se waruhari. Okay, urumva ko ari vibes zigiye zitandukanye tugenda dusanga muri studio ya Black Milk. Anyway, hanyuma reka dutangirane na imagination, najya kwanza utangire wintroducinga kugira ngo abantu bakumenye, n'ukubonye bwa mbere wenda yakumvaga wenda agize amahirwe kukubona kuri kamera za Olenga TV, amenye se imagination ninde, ni producer ukora izihe njyana n'ibindi nk'ibyo. Okay, imagination nge ndi producer nyine ukora ibintu byose byo kwisi nyine, ibintu byose man niga, you know, bijyanye n'umuziki, entertainment kabisa, ibintu bikaye audio, you know man. Yeah. Hanyuma imagination yatangiye ibintu byo gukora production byari buriya iwanjye nakubeshye kabisa, abanza nabitangiye nyivuka man, ko nabitangiye nyine kwitaga umuziki cyane ku masahani, ibintu byose man, ku makanya n'ibiki byose man, nje natangiye music kera cyane, nago nabari imyaka tu. Hari ukuntu umubyeyi iyo twise umwana ajya ubona umwana kubita utugeri samuhawe n'iki utwo tuntu buriya yatangiye iyo bikubwiyeho buriya we nta gutekereza ko buriya ari beat wenda watangiye kubiba uhonda n'iki iwanjye nakubeshye kabisa, sinapfa kwimenya cyane ko umubyeyi niwe ugutwite, nk'umubyeyi atwite abeze nk'ugiye kuzabyara, ariko natwe ubu ngubu turi nk'ababyeyi tu muri music, you know man. Bikaze cyane. Hanyuma twinjiye muri studio twumvise indirimbo nyinshi zitandukanye ziganjemo hip hop muri rusange, so ni still ukora cyangwa se ukora n'izindi zigiye zitandukanye? Okay, ngiye nkora style nyinshi cyane, ariko urebye nyine abantu dukunze guhura cyane ni abantu bavugisha ukuri, babona rap, harimo abantu benshi cyane bakora music ya rap, n'abakora afrobeat, bakora dance or rock, ibindi byose tubakora bose, ariko ngiye nk'abaraperi banumva nabo nyine ari abantu benshi cyane, buri muhanzi wese inshuti yanjye tu kwita cyanjye. Uvuze ngo kuri abantu bavugisha ukuri, abaraperi bavugisha ukuri? Sometimes tu nyine igihe yanakubeshya, nawe urabizi imigani y'Abakame nyine ngo Bakame yaravugaga. So ushobora ntibisanzwe ku isi gire, ariko ni ukuvuga ati music ni universal tu. Ntabwo wajya kuvangura afrobeat, ubundi producer akora ibintu byose. Ntabwo bavangura afrobeat cyangwa hip hop, ariko nyine harimo ubutumwa butandukanye muri music. Ntabwo wajajinga umuntu wenda kwita ikiwe, kuko wenda music ni ikintu ni nk'ikibuga tu, ni nk'isi, subona ni umwidagaduro, ni nka football, kutavanga cengesha imoso cyacengesha indyo cyangwa tirapaye cyari kine centre, so ni wada. Anyway, anaitwa imagination. Murabona ko imagination yifunze kuri drip za cyari n'iki cameraman nakora akazi kugira ngo tumuhere hasi. Anyway, hanyuma imagination ninde wakwambitse today? Today no muntu nyambetse bya tare man, yavuye muri South Africa nyine, ubu ngubu nemvuye muri Oman. Yeah. Okay. Kubera respect uha media Olenga wati ngomba kugaragara muri buno buryo. Muri buno buryo tugomba kubigaragaza twese, tukagaragaza impano zitandukanye, ko music ntago njye ari music, nubwo music ari yanjye, music ni y'abantu bose bakora music. Kabisa kandi n'uruhererekanye rw'abantu nyine
ni ibyishimo by'abantu bose baba ku isi. Ntabwo music yo mu Rwanda gusa, ni ikintu duhuriraho twese. hanyuma wenda ukarikiye vuba vuba yemen hanyuma ubaze wenda vuba kano kanya nkwita ugutunguza uburiya wambaye nk'agaciro kangana gute cyangwa se ubaze vuba amafaranga wambaye kano kanya nk'amafaranga nambaye muri kano kanya se wana cameraman abanza ahere hasi arebe hejuru n'agaciro atakibwira ni wada urambonera nari mari agitivuta mweke isogisi uva na igiciro kirivugira bazabishaka neza cyane hanyuma buriya kugira ngo uhindure style y'umusatsi bigufata nk'igihe kingana gute mara ngiye bifata nk'amezi nk'atatu kugira ngo ndeso hagatu ariko ntabwo ari n'ibintu birenze umusatsi wanjye nkunda cyane tu wenda nka Samson anyway hanyuma reka noneho twinjire muri production umuhanzi kumukorera indirimbo sibyo niki cyambere kwanza ubanza kwitaho kugira ngo uwo muhanzi ubashe kuba wamukorera buri muhanzi ikintu cyambere mbaza kwitaho melody na style aririmba hari abarimba afrobeat ngaba syntax nagiye mbakorera cyane ariko hari n'abaraperi nyine baba bakaze cyane ba P ariko nyine ibintu byose ugomba kuba uwa mbere ku isi kuko ntabwo ari hano honyine nkorera nkora n'ahandi hantu atari hano mu Rwanda handi ukora ni hehe boro nko muri za Kenya cyangwa muri East Africa nkunze gutembera cyane ngiye nkunda kwandi mu bintu byose. Uvuze muri Kenya mpita nibuka ko ari umuntu wigeze kumbwira ngo yigize kukubona yikanga kuri motif bitewe n'izi dread ari kuntu ngo mujya kugira swag zijya kumera kimwe n'iki motif mubona gucya se niba umuzi akazi kiwe ukubaha bingana iki shange ndakubaha cyane bitewe no kunyine abakora cyane ariko nyine akazi kose ni akazi akazi kose ni akazi kandi nako kazi dukora tuba tugakunze tuba twarabyize tubikora tubikunze tubivuye ku mutima cyane bro. Imagination muri productions zitandukanye ugiye kuri aba artists bishi bugiye batandukanye ninde muhanzi waba warakoreye ukumva kabisa uyu muhanzi uri kumubonamo ahazaza heza muri no industry ya hip hop nyarwanda? Okay, abanzi nakoreye ni benshi bafite ahazaza ariko nyine ntabwo amenya ahazaza aho umuntu tu biterwa wenda n'inshingano afite n'umurongo arimo kuko ni benshi cyane nagiye muri aba Fireman ba P-fla ba Karipo ba Kolomero abandi bantu benshi cyane babahanzi kandi bakomeye cyane ariko nyine ahazaza uhabwirwa n'iminsi. Hari artist benshi bagiye bashirwa muri zanzo abandi wawa n'iki abo artist bagiye batandukanye bagiye nakorera indirimbo mu byukuri bikobaza bingana gute? Yana yari ibintu birenze cyane kubona umwatiste bamufungiye mu nzu nyine bigaragara yuko nta vision afite tu n'ikibazo gikomeye cyane nyine bituma n'abandi ba petit frère bacika intege tu kwase ya vision turimo y'umuziki no kugiwawa no kugimageragere nugasanga nyine nago nyine batweka icyekizo cyiza nyine batweke nyine itandukaniro ry'umuhanzi n'umuhashyi. Bajya bavuga ngo nta mugabo bundi ngo utajya ugera ngo muri iriya nzu utarayigeraho ngo ubutaraba umugabo. Imagination muri biriya byumba biri zura nkute nyijyabo yarazigezemo manje kuva navuka nago nazijyamo sinzanazijyamo igihe cyose nzaberaho ku isi zyankuta bazita izigihonoma nago nari mari. Anyway hanyuma wenda tugenda tunagara ku musoza ufite indirimbo twasanze uri gutunganya indirimbo uri kuvuga ko ari shyashya wenda gushyira out indirimbo wahurijemo abo artists bagiye batandukanye wayitubwiraho makeya? Okay, indirimbo yahujemo aba artists batandukanye bayita umusizi wisariye ewana indirimbo nifuza kwizagira kure ni ibintu biba binaguranye cyane mane kugira ngo wenda nko kubushobozi bwanjye nje gushura muri video n'abatera nkunga afite ariko naye mbikora ku mutima wanjye tu kandi muzabibona shyashya harimo abantu benshi cyane kabisa bakaze kandi n'ibintu niteguye kuzababereka ibintu bya OG. Kubera icyo umusinzi wisariye umusizi ntabwo umusizi wisariye umusizi wisariye no umusizi bateranye ku mpinga ariko nabwo bisariye nyine kwa kuvuga ati baragafashe bajya down ariko ntabasizi tu ariko uzamva cyane yarenze man irimo abahanzi bakomeye cyane irimo Ishkefin Fireman Negji de General Big Pusha
n'abandi benshi cyane uzamenya ba Neg n'abandi nyine ubwo ngubwo nyine bavuga ati agapfundikiye gatera amatsiko. hanyuma kandi kabazo k'amatsiko wenda kubahuriza hamwe ntibyakugoye cyane birenze, ariko noneho wumve ko birenze cyane. Noneho video noneho ni ugutumira ndetse ewana ni ugutumira abantu bose bo ku isi batazangura, ariko noneho muzajya ngora nzancisha bugufi, silenge no gucisha bugufi. Ese wari uhari? iyi niyo hashtag. Anyway, hanyuma twinjira dutangira show hari umuvandimwe nabonaga kuri mic ya record n'iki nawe wenda reka nawe unamutubwireho gatoya. Okay, uriya amwita ishumi y'abakobwa amwita King Cool. Ni umuhanzi mukuru cyane ukomeye cyane. Abashaka ko bashyiramo indirimbo ye everyday. Ubwo bakamushake kaba kari bagani papa bimeze bite wa? Ni fresh papa, namwe mwari mumeze neza. Amahoro kabisa, iwacu Nyamirambo. Neza cyane. Ni fresh tu. Nanone abari kutureba bibwiye nindi. Banyita King Cool. Eke official guturuka zamani. Neza cyane. cyane kabisa. Amasegonda make. Akapera k'amasegonda make. Akarape gatoya. Byatangiye nabizi imisa nkanyigengesere bidatingi birambonye mba nisanze mu bavayo muri ya pangu ho mu yamateka ho twabarebaga burya badashona imisi burya irahinduka ariko nago bimenya Nyagasani niwe man wa mubyeyi we nkomeze akira gatanu. Anyway, hanyuma tugusanze uri kumwe na Imagination producer ukora muziki wa hip hop umeze neza cyane. Watangiye gukorana nawe ryari? Tangiye gukorana nawe guturuka 2014 ko nguko kurata hariya muri top 5 sari. Top 5 kabisa guturuka zamani. Ni inshuti yanjye kabisa ntago namutenguha. Neza cyane. Ubango ibyo gukorera uba wanyuzwe kabisa 100%. Mba nanyuzwe kuko nubundi niwe muntu ankoraga kuva kera. Urumva ni nk'umuvandimwe wanjye. Hanyuma se ubu ngubu hari indi projet yaba ari kugenda gukorera? Ubu ngubu nari kunkorera projet hatari. Bayita ukuri King Cool. Ukuri zabaha nyine. Hanyuma dusanzwe uri ku magrife n'iki kwanza nasingira amatsiko ya kano kantu ufite ndabona wagacigatiye kabisa, wanze kukarekura, wanze kugatereka samoya sinzi ikintu cyihishe amahanga mu by'ukuri ari iki. Wa mubyeyi wahangaha ni ibiro 7 by'amafaranga. Reka. Ari byose akaba agiye kujya kwa producer se? Producer wanjye. Wapi gusa tungewe bandirete ndayigenda niyo nyifite. Ntago nje mbiririmba nk'abari abapeti ibintu byose abitaka biririmba. Twibintu tubigendana mu mihanda hano hose. Ntago ari ngombwa ngo tubyamamaze. Urumva? Nk'abari abapeti banjye bose bazamutse shimira Imana kuba mbona barango ba papa cyangwa. Bari guhitinga. Ariko Imana izabafashe ejo n'ejo bundi umuti n'ubukungu Mana. Papa cyangwa mwaratangira muziki? Bara n'abapeti turi muri level kabisa twihiringanye. Ariko Imana ibafashe. Bagere birane byo mbashaka. Iyo muhoye ajya gusoza papa cyangwa? Oya no umuhungu wanjye. Ntago yakwakusoza. Kuko nundi respect bari respect. No bro. Yanjye banyita official. Guturuka sejo nabo barabizi. Guturuka hehe kure cyane ninjye nabambika kibyangwe Imana. Kujya ubundi wowe ni sogokuru w'ibyangwe. Nje ninjye sogokuru w'ibyangwe barabizi kuko barapeti tu nkuko umwana avuka urumva kamuha izina ariko akazagendera kuri cya kintu cyawe nawe bikarangira ryubatse. Kuko niyo ndebye subura bibona uti ndeba hano hanga King Cool wala guturuka hasi hejuru. Uramubona ari kukubona kabisa. Tatuwaje hano wazinyewe. Mukanya tatu iraje kabisa igaragara. Hagasubira hara tuganire neza cyane. Hanyuma akabazo wenda tugiye twiga ku musozi kugira ngo dusubire kwa producer. Papa cyangwa avuga ko ari we mwami wa maslenge bazana nahitinga ariko nta slenge yawe turumva. Ni umwami w'amaslenge peti kubera nyine wenda urumva ntako natago burya kubira byo kuvuga ngo uri umwami w'amaslenge byose nyine nuko na peti kwitaka urumva n'iki ariko peti naba afite slenge kuko nayo no wazamani yego mu muziki ariko ntago ari ukuvuga ngo uri umwami w'amaslenge
man usibye n'abasani hari n'abatari abasani urumva bazi slang kurenza na babasani kabisa cyane bya hatari hanyuma kandi kantu kamatse gukunda kunywa iki before yuko utangira biko cyangwa se uje muri record je kintu nkunda kunywa mu bintu byanjye nkunda petit mitsin kabisa banyita official hanyuma reka dusubire kwa producer gatoya twari dusanze n'ubundi ari mu kazi hanyuma imagination ino ngoma ni yuri muvandimwe akiyo ni ngoma y'umuvandimwe King Cool ne umuntu ndi gukorana nawe muri no minsi cyane uri kumva ni fresh cyane kabisa mu kazi kose tukarimo with King Cool my blood yeah new star no mwanza babeka mu minsi mikeya cyane tuba turi gutwika twica amazombi mu gace nayikoranye n'umuvandimwe bita artist ino ndirimbo irasohokana na video indirimbo ni vuba vane ejo bundi kabisa kabana tubanze tubereke kari abapepure ari byo batamenye burya wenda urabareka bakibaraguza ariko isasa anytime ubereka ko urugendo ari mbari imagination umusani wawe ari umuntu mbwiye ngo mujya gusokona ntacyo gupfana buriya nanjye ntabwo bwa mbere babimbwiye tu hasi babona dusamana nataniyahura ibaze nsa kuriya ndagaza njye nta muntu usa ku isi ndi the one asa nkanjye ariko njye ntabwo dusa hanyuma imagination wenda turi kugenda dusoza noneho nagira ngo ugire wenda nka message ugenera abakunda production yawe ndetse n'abandi bifuza ko one day bazagira amahirwe yo kuba bakugeraho mukaba mwagira wenda buryo cyo muciringa production zigakomeza wenda zisonga imbere muri rusange nicyo wabwira ikintu nabwira ati ndamahoro y'Imana baye kuri bose rikumva kandi bagenda n'imisha y'Imana ibintu nibishaka kandi turacyahari umuntu washaka yambona tu ntabwo yambura muri no minsi ndahari cyane ndi mu Rwanda tirayidayi kuri social media wenda social media muri no minsi bitewe n'ukuntu iPhone yanjye yari yapfuye ariko after nzabatangariza inkuru nshyashya kandi nziza igasozi hose Imana izadufasha kuri twese kandi Imana iguhe umugisha ese wari uhari urakoze cyane papa asante sana